biba atari ibyo waba wabikosa bikwiye ku mutima niba utari proud oya reka nze nkubwire ahubwo icyama kazana nonaha namwicaza arangicara nawe wihige cyangwa numva ntacyo bitwaye shaka numva rwose gusa ntabwo abagabo bose biborohera ariko ubundi ni byiza ariko natwe dukwiye gukundwa yego nukuri sibyo enshwi cyangwa numva ntacyo bitwaye shaka numva rwose gusa ntabwo abagabo bose biborohera ariko ubundi ni byiza ariko natwe dukwiye gukundwa yego nukuri sibyo enshwi kasingire aya mazi uretse gato yanzane aya mazi gato yano isafuriya ashira ngo hereze umva bise binyibutsa byanyigisha ku cyumweru yihese kandi wamwigisha wigishije ibintu bijyanye no gukora ku badamu ako narafashijwe we ariko yarababwiye abagore ariko abo yabwiye sinarindi ahubwo dukeneye undi mwigisha noneho uzaza avuga ku badamu bakora imirimo irenze umwe ntabwo bajya mu kazi like nko kuri nko gutya nyine nyiri ubuzima bwanjye bumeze cyokoze weekend bajya mu kazi bagataha bagakomeza n'akazi ko mu rugo yes ariko uriya mupapa ikintu yigishaga usha ni ukuri kose nicyo pe abadamu bakwiye gukora ari ahantu yavuze noneho ngo usanga ngo abagore ngo ugasanga ni umushomeri warangiza ukajya kubona ko yambaye bubu nziza yambaye isaha nziza yambaye ibintu iki ahora muri bridal shower ahora mu bukwe noneho ukibaza ese uyu ko ari umushomeri amafaranga ajyana muri ayakura hehe kumbe disi umugabo we yarashize ababwira ngo ugomba gukora ariko njye mfite umugore mwiza ukora wewe sibyo erega ukurusha umugore abakurusha urugo buriya mbarusha urugo kuko mbarusha umugore ukora mwiza muremure nkawe w'imisaya miremire mwiza amaso manini ariko mbarusha umugore koko se shurika nk'umukene nyine ngiye ikintu njya numva kimbabaza sibyo nuko kuntu bishima ko nkora nanjye ndabishimira Imana ko yampaye akazi ariko ukanga ko dushaka umukozi tugiye kumushaka ibi turabiganiriye nge nawe urabinyemereye si ubwa mbere ubinyemerera ariko nako ntavuga ariko se mama we sinaguki ubu ni ndetse kandi mushiki wawe umwe ku isi habaye iki kandi nawe urimo uravuga Louise se ugira bashiki bawe bangaye shu ni Louise gusa sawa rero ibi turabivuganye ariko ni muhura ndabizi sawa tubirekere ntunyemerere gushaka umukozi reka nze ntangire mbaze ariko ndabizi ko ni muhura n'umuvandimwe biraza guhinduka sheri nta muntu wamindura ku cyemezo nafashe mu rugo rwanjye n'umugore wanjye ntabwo byabaho kubera iki serivisi reka tubitegereze reka tubihange amaso aho gushugura n'ibyahiye yamaye nka data ahubwo zana n'ibyo yanashiririye we byashirije turi mu nkuru kaye guteka ko ari atari hano mugongo urahashiriye no kuri kw'Imana ibaze isaha imwe urumva umugongo ucitse nyine umva ko byahiye umve n'umunyu washyizemo ibintu byose umve ko bimeze nka bya bindi bashakaga mbese Yesu we bimeze bite si biraryoshye akira mutamikeho wumve umva bimeze gute akunyu nako akunyu ibindi se ariko ndumva tuburamo gusa biraryoshye pe n'ingobeke biraryoshye ubu hasigaye gutegura ameza utagira ngo akazi kawe karabaye harya none si buryo wabirekera mu gikoni serivisi ntuziri hehe suive seriri mana nyagasani reka ngufashe ndabona utabona mfasha rwose wera uyu munsi Imana ishimwe kubonye umuruho nduha ubonye ukuntu nirwa mu kazi kamere nabi basi wajya umfasha akagongo we ariko uyu munsi ndaza kuryama hasi
kugira ngo nyine uyu mugongo umugorore neza ko ndumva wagira ngo narwaye rubagimpande. noneho ejo ntabwo wakongera guteka. Tuzadufatanya njye nyine sinabishobora.